irya mukuru riatina niriera mama yo niyemeje gutera imbaraga abandi. Ese mfite ikibazo cyangwa ndi ikibazo? Uzi ko nari nzi kugira ubwenge byibuze, habe n'ubwenge habe na gato. Ntabwo nirengagije ibibazo byawe, nta nubwo ngusuzuguye, ariko ikindi gihe bigomba gukorwa mu buryo abandi babikoramo. Iyo uyu utari kandagiyeho ngo wambuke, uritsitaraho ukagwa mu mugezi. Picha ahubwo se ari hehe? Urambaza picha ari hehe? Ndashaka kumenya ari hehe? Nawe bamujyanye. Ubuzima bukomeze kunsharirira nyuma y'uko umugore wanjye akatiwe imyaka 2. Reka ndabizi yuko Karine nabaye umwana mubi. Nananiwe gufata inshingano z'ubuzima bwanjye kugeza ubwo nisanze mu z'ubuzima bw'abandi ntabwo. Icyubahiro gihabwa bitewe n'ingano y'ibyo wakoze. Iki kidasanzwe urutegereje gukora kandi wamukorewe. Ndanakwiyamye kwanza. Nta muryango, nta buzima. Nciye ukubiri nawe, ntabwo nzongera kurara nawe mutana. Nageze hano ubundi papa we simubonewe ari he? Papa wari safari. Uko ibihe bigenda bihindagurika mu buzima bwanjye, byagiye binyereka yuko ari bwo buryo bwiza bwo kumenya inshuti nyayo. Anyway, sorry. I was just joking. Umuryango w'amahirwe ntabwo bakomanga, ahubwo urahatana ugahirimbana kugeza winjiye, maze ukabona ubuseka ukivuga imyato.